uzatinye uhoraho imana yawe, ukurikize inzira ze kandi umukorere n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose, maze uzahirwe. Bavandimwe, iri hirwe ni naryo Matayo atubwira mu mutwe wa 19 umurongo wa 16 n'uwa 18. Icyo ushaka nigikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ibyishimo byacu bibe ibyo gukora ugushaka k'uwaduhanze. Abayisiraheli bari bazi neza ko Imana ibakunda, ko yabatoranyije mu bandi, ko yabakuye mu bucakara mu gihugu cya Misiri, ikabambutsa inyanja itukura. None nyuma y'imyaka 40 babaye umuryango ukomeye, umuryango wigenga. Bagomba rero kubaho bagaragaza urumuri mu bandi. Bagomba kuba urumuri rw'amahanga. Bagomba kugaragaza ko bamenye Imana. Bagomba kugaragaza ko bagendana n'Imana, kandi ko Imana yabatoranyije mu bandi, ko bakunzwe n'Imana kurenza indi miryango. Bavandimwe, natwe muri batisimu, isakaramentu ridukingurira umuryango w'ingoma y'ijuru, rikaduha kuba abana b'Imana, rikadukiza ibyaha, rikaduha kuba umuryango umwe, ndetse rikanaduha kwitirirwa izina rya Kristu, bityo tukaba abakristu. Twitirirwa izina ry'umwana Imana ikunda cyane, nk'uko yabyivugiye iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Ese izi ngabire Imana yaduhaye tuzikoresha kubera inyungu y'abandi? Tuzikoresha kubera ihirwe rya bose? Ni gute ngaragaza urukundo Imana yankunze? Ni gute nerekana urukundo rw'Imana mu bandi? Ese ni iki kintandukanya koko n'umuntu utarabatijwe? Ese naba mbera abandi urumuri, cyangwa se mbabera intandaro yo kujya mu mwijima? Yezu ati, muri umunyu w'isi n'urumuri rw'isi. Ni uruhe rumuri njyewe ntangaza? Ese ni urumuri rwa Kristu? Umunyu utanga uburyohe. Ese ubuzima bwanjye bwaba butanga uburyohe ku babubuze? Ese ubuzima bwanjye bwaba butuma abandi bagira isoko y'ibyishimo? Ese ntabwo ari wowe waba ubishya ubuzima bw'abandi? Muvandimwe, twisuzume turebe niba ntabo dutuma bahora mu gahinda. Reba niba umugore wawe atirwa azinze umunya kubera wowe, abana bawe bagahora mu gahinda kubera wowe, abaturanyi bakaba badatinyuka no kukwegera. Reba niba umugabo wawe umutera umunezero. Bavandimwe, koko twaratoranyijwe, ariko ntibiduha itike yo kujya mu ijuru tutabyaje umusaruro iyo mpano twahawe. Umuryango w'ijuru waradukinguriwe, ariko nitudashaka kwinjira tuzahera hanze. Dusabe Nyagasani ahindure imitima yacu
maze aduhe kubaho bihuje n'umuhamagaro wacu no gushaka kwe. Mu ivanjiri y'uyu munsi turabona Yezu cyangwa se turazirikana Yezu akomeza gutegura abigishwa be kugira ngo bazakire iby'urupfu rumutegereje ndetse n'izuka rye, ari naryo tugomba kurangamira buri munsi. Urupfu n'izuka bya Kristo nibyo duhimbaza buri munsi mu gitambo cya misa, mu gitambo cy'Ukarisitiya cya buri munsi. Urupfu n'izuka bya Kristo niyo ndunduro y'ubuzima bw'umukristo, ni ipfundo ry'ibyo duhimbaza buri munsi. Abayahudi buri wese yagombaga gutanga umusoro. Kuba rero bariya basoresha barashatse gusaba Yezu umusoro ntibitangaje. Ikibabaje ni uko batamenye ko ari umwana w'Imana, ni uko batamenye ko atagomba gutanga umusoro kandi uwo agomba kuwutangaho ari se. Bityo abana ntibategetswe gutanga umusoro, ahubwo ni rubanda. Imana yivugiye ko Yezu ari umwana wayo ikunda cyane. Gusa Yezu yaciye bugufi yisanisha na rubanda agira ngo adatanga urugero rubi ku bandi. Yemera kugira ngo nawe atange ituro nk'uko yabisabwaga. Ese njyewe wowe ni uruhe rugero dutanga? Ababyeyi ni uruhe rugero muha abana banyu? Abafite abo bashinzwe ni uruhe rugero mubaha? Abo mukorana, abo mubana ndetse n'abo mugendana ni uruhe rugero ubayereka? Ni uruhe rugero ubagaragariza? Dusabire abayobozi bose, abafite abo bashinzwe, kugira ngo nabo bamenye ko bagomba gutanga urugero rwiza. Birinde kugira abo barenganya, birinde kugira uwo batonesha, kuko bikurura umwiryane. Ibyo bifuza ku bandi nabo babibahemo urugero. Bityo natwe ibyo twifuza ko abandi batugirira, natwe tujye twishimira kubibagirira. Natwe twese twisabire kandi dusabirane kugira ngo ubuzima bwacu bubere abandi urumuri. Duhe abandi ishuri, bubere abandi urugero rwo gukurikiza. Kora byiza bakurebereho, kora byiza bakurebereho, nta kabuza nabo bazagufatiraho ishuri. Buriya buri wese yakubera urugero, ariko se buri wese yakubera urugero rwo gukurikiza? Hari uwakubera urugero rwo kwirinda ndetse n'uwakubera urugero rwo kugendera kure. Dusabirane kugira ngo twese dushobore kubera abandi urugero rwo gukurikiza. Ntihakagire umukristu watanga urugero rwo kudakurikiza. Dukongeze urumuri ku rumuri Kristo aduha, dukongeze urumuri kuri Kristo, bityo turushyire abari mu mwijima. Dufate uburyohe kuri Kristo kugira ngo tubushyire ababihiwe.
ntukagire uwo uberaho kubishya ubuzima bw'abandi. Hariho uwagira ati njyewe niko meze niko ndemye nibanyihanganire, ariko nawe ushobora guhinduka. Ntawe ugomba kubaho ababara ngo undi abereho guhora yihanganirwa, ahubwo twese duharanire kuko twabera abandi urugero rwiza kandi twatuma ubuzima bwabo bugira icyanga. Bavandimwe, mu isengesho ryacu rya buri munsi ntihakaburemo umwanya w'abandi. Tubasabire, dusabirane, bityo twese tubashe gutanga urugero rwiza. Dore ibintu byadufasha mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Twihatire gutinya Uhoraho, dukurikize amategeko ye. Twitoze gukunda Uhoraho, tumwizirikeho kandi koko tumukurikire. Duharanire gukorera Uhoraho, twishimire kuba indahemuka ku gushaka kw'Imana. Twakire urumuri rwa Kristu, bityo tumurikire abari mu mwijima. Duharanire kuryoshya ubuzima bw'abandi, turyoshye ubuzima bw'ababihiwe, abatagifite icyanga cyangwa icyerekezo cy'ubuzima bwabo buzaza. Tubereho gutanga urugero rwiza ku bandi. Ubuzima bwacu bushingire kuri Kristu, ku rukundo Yezu Kristu yadukunze kugera ubwo yemera kudupfira, bityo tumurangamire iteka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe, duhurize hamwe isengesho dusaba kugira ngo ubuzima bwacu bwa buri munsi bubere abandi urugero rwiza rwo gukurikiza. Tuvugire hamwe ndakuramutsa Mariya, kugira ngo buri wese aharanire ko ubuzima bwe bwabera abandi urugero, kandi koko duharanire ko buri wese atureberaho, aho kugira ngo twumve ko twaberaho kubishya ubuzima bw'abandi.